Amen turagushimye. Amen. Tugushimiye neza yawe. Yesu Kristo. Twishimiye ko tumenye rwose yuko uri umukiza wacu. Nishimiye ko uri umukiza wawe. Niwe wanguza amaraso ndihana nizera ubwa kane. Kubimenya ni byiza rwose. Ndi uwawe sinshidikanya. Ndikwizeye ntawakunyaga. Ntawatuvuvunyura mu biganza byawe. Niyo mpamvu tugukomeye amashyi kuko dufite ibyiringiro bidakoze isoni yo kubura Imana yacu. Kandi kuko uri Imana yacu nta bikidutera ubwoba. Kuko uri Imana yacu ngo tugihangayikishwa n'iby'isi zashira. Kuko uri Imana yacu ntawatwambura agaciro duha. Kubimenya ni byiza rwose. Ndi uwawe sinshidikanya. Nkikwizeye ntawakunyaga. Urakoze mwami kuko wemeye kuza guhura natwe. Ngushimiye mwami abo wakijije indwara mu gihe twarimo tukuramya. Ngushimiye imitima wabohoye mu gihe twarimo turamya. Ngushimiye mwami imirimo n'ibitangaza ukomeze gukorera mu miryango yacu. Ngushimiye mwami abana bavutse muri iki cyumweru. Ngushimiye mwami n'abavutse muri uku kwezi n'ukwezi gushize. Ngushimiye abarimo bategura kubyara muri iyi minsi iri imbere. Mwami icyubahiro nigikomeze kuba icyaha. Turahangaha rero kugira ngo uganirize imitima yacu. Tuguteza amatwi. Turamagana Satani kirogoya. Wawundi utuma abantu bagera muri uyu mwanya abantu bagatangira gusinzira. Abandi bagatangira guhaguruka bagiyo iyo batakabaye bajya. Mwami reka tunyoterwe n'ijambo ryawe. Kuko ijambo ryawe ni rizima. Ijambo ryawe ni ryo ryonyine rituma tubasha kugira ibyo dukeneye byose. Kugira ngo tubashe gukora imirimo myiza yose iyo witeguriye. Urakoze kuko uri kumwe natwe. Twongeye kuguha amashyi kuko bikwiriye mu izina rya Kristo umwami wacu. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo nongere nshime Imana kuko ari Imana nziza. Nongere mbahe ikaze hano kuri Harvest, itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wawe. Nitwa Pastor John. Kubata ribanzi abashyitsi bacu batugendereye ku nshuro ya mbere, ndagira ngo rwose nongere abitorero bamfashe duhimana amashyi ku bwanyu. Abaturutse rega ntagara abashyitsi, ndagira ngo nongere nanone nshima Imana ku bwanyu. Kandi ndabasaba kugira ngo ku cyumweru bazongere bateranire hano, bazamfashe bajye bazamfashe bazashobore kujya kunzanira abashoboka. Bazajyana nka twasiteri imwe igende bamanure bazaza. Tuzaba dufite abashyitsi muri iki cyumweru. Muzakomeze kubasengera. Turaba dufite abashyitsi muri iki cyumweru. Abambere bazagera i Kigali kuwa kabiri no kuwa gatatu. Hari abazataha mutarababona bazataha kuwa gatandatu, ariko hari couple imwe izaba ihari ku cyumweru. Ndagira ngo rero twese tuzabe duhari, ndetse Imana izagushoboze kuza mu nzu y'Imana uzanye umushyitsi. Ndagira ngo abantu bararitse abashyitsi muri iki cyumweru aho bari bazamura ikiganza cyabo turebe. Niba warararitse umushyitsi yaba yaje cyangwa ataje, ndagira ngo nawe urebe inyuma murebe uko tumeze. Niba utarabikoze wigaye kuko ntago wabuze guhura n'abantu. Nushake wigaye wicecekeye ariko wigaye. Kandi ni njye ukubwiye nk'umushumba wawe. Ndagira ngo bararitse abashyitsi baba baraje cyangwa bataje. Kandi mwibuke ko turi abasaruzi. Mwibuke ko misiyo dufite naho turi hose no mu nshingano dukora, icyo umurimo mukuru dufite ni uwo kugeza abantu mu nzu y'Imana. Babandi bajya bambwira ngo nge nta bantu nahuye utarahuye n'abantu muri iki cyumweru ku buryo yabuze uwo yabwira ngo azaze kumera umushyitsi nashyiraho agatoki hejuru. Bambwira ati njyewe nta muntu nigeze mpura nawe ku buryo kumbwira ngo nari kurari ku muntu rwose ni ukundenganya.
ndagira ngo twongere dushime Imana kubwa abibuka umurimo turiho. Ngo rero mwicaranye ngo nturangare, turi mu rugamba. Let me tell you, kuko ikiturangaza ni ibibazo by'isi dufite n'imirimo n'inshingano, kuko nta muntu ahubwo turigeraho tukibagirwa abo turibo, tukibagirwa ko umurimo wacu nyamukuru ari uwo kwegereza abantu kuri Yesu Kristo. Ndagira ngo mubwire ko wowe umushyitsi wacu, ndagira ngo nkwibutse ko hano turi iterero ribereyeho guhesha Imana icyubahiro gusa, dusoza inshingano nguru twasigiwe na Yesu Kristo mu mwuka w'itegeko risumba ayandi. Twubakiye kuri Yesu Kristo, niwe rufatiro, niwe foundation, kandi kuri we niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nta muntu ubasha kujya kwa data atanyuriye muri Yesu Kristo. Niwe rufatiro, niwe foundation. Niyo mpamvu tubwiriza ijambo ry'Imana tutarigoreka, kuko Yesu ubwe niwe wavuze ngo data ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Niyo mpamvu tuzamura izina rya Yesu Kristo hejuru mu kuramya kwacu, kubera ko icyatumye turema ni ukugira ngo tube abantu bayihesha icyubahiro. Niyo mpamvu twizera tudashidikanya ku mbaraga z'amasengesho, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo musenge ubudasiba, musenge ubudasiba. Gusenga ni ubuzima bwacu bwa buri munsi, gusenga umuntu ku giti cye no gusenga twese hamwe nk'itorero. Twamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo dushize amanga, ntabwo badufite. Kubera iki? Kuko twibuka ko ijambo ry'Imana riravuga ngo umurima w'Imana ureze, ni igihe cyo gusarura, nimuhamagare nyiri ibisarurwa azana abasaruzi mu murima we. Twe twahisemo kuba abasaruzi, twahisemo kuba abakozi b'Imana. Niyo mpamvu aho turi hose, ariyo mpamvu nshaka kugira ngo wongere umbwirire umwicaranye ngo ntukarangare, ntukarangare, ntukarangare ngo wibagirwe inshingano nyamukuru, ngo bigere ku cyumweru nta muntu wari wabwira ngo uzaze tujyane guhura n'Imana, uzaze aho mba ndi ku cyumweru uze. Ndagira ngo bankurire hariya amafoto bari gushyira inyuma, ari kundangaza. Ibintu byose bari gushyira hari inyuma bidafashe babikureho, biri kundangaza cyane. Kandi niba byanze babizimye nta kibazo. Okay, that's much better. Ndi kujya kuvuga nkabona haje ifoto, najya kuvuga nkabona haje ikindi kintu. Ubwonko bwanjye ntago bukora gutyo. Narimo mvuga ngo unyibukirize uwo mwicaranye ngo twe kurangara, kubera ko ubuzima buzana ibintu byinshi, ugasanga twibagiwe inshingano nkuru yacu, bitewe nuko dufite imiryango tugomba kwitaho, dufite akazi tugomba gukora, dufite ibibazo byo muri ubu buzima, dufite ibyishimo n'umunezero w'igihe gito bwo muri ubu buzima, dufite uburwayi, dufite amakwe, dufite abana bavuka, dufite abarwara kwa muganga, dufite abagomba gupfa. Ibyo byose noneho birivanga bikatwibagiza inshingano nyamukuru. Inshingano yacu ni ukuba abasaruzi, inshingano yacu ni ukuba, kuko Yesu Kristo yaravuze ngo noneho nahawe ubutware mu isi no mu ijuru, nuko mugende mu mahanga yose muhindurire abantu kuba abigishwa banyu. Iyo niyo nshingano nkuru dufite, kandi tuzayikora mu mwuka w'itegeko risumba ayandi. Mwuka w'itegeko risumba ayandi nta kindi, ni ugukundisha Imana umutima wacu wose n'ubwenge bwacu bwose n'imbaraga zacu zose, no gukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda. Mu yandi magambo, ni ugukunda Imana tunyuriye mu gukunda abana. Yani urukundo dukunda Imana rugaragarire mu buryo dukundana. Ni ukuvuga ngo abantu nibashake ntibatwemere, nibashake batuvuga ibyo ari byo byose, ariko bavuge bati bariya abantu barakundana. Kuko Yesu ubwe niwe wavuze ngo abantu bazamenya ko muri abigishwa banjye nimusimbagurika, nimugenza gute, ntimukundana. Kuko ibindi byose ni amanjwe, ibindi byose ni amagambo. Kuko Imana ni urukundo, kandi abayiramya bagomba kwiramya mu kuri no mu mwuka. Niyo mpamvu twamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo dushize amanga. Noneho kuko tubwiriza ijambo ry'Imana tutarigoreka, bituma dukuza abizera mu ijambo ry'Imana. Turashaka kugira abagabo n'abagore bubakiye kuri Bibiliya, kandi tugatangiza amatorero hirya no hino, duhereye hano
muri aka karere kacu ka Afurika, tukagera hirya no hino ku isi, ariko ntago ari amatorero yari yose dutangiza. Dutangiza amatorero ashingiye ku ijambo ry'Imana no gukomeza guhesha icyubahiro, kuko ntabwo ikiri gutuma dutangiza amatorero ariko hatari amatorero. Yewe bageze naho bayafunga ngo rakabije, nubwo njya nibaza impamvu ki badafunga utubari ngo turakabije kuba twinshi. Hari ahantu ngera ugasanga hafi buri muryango ni akabari, buri muryango ni lodge, ariko sinumva babisakuza bavuga ati izi lodge zirakabije. Ariko icyo nshaka kuvuga ni uko ntabwo dutangiza amatorero, kuko nta matorero. Turataka gutangiza amatorero ashingiye ku ijambo ry'Imana, kandi amatorero ahesha Imana icyubahiro. Turifuza amatorero nayo yizera Bibiliya, akigisha Bibiliya, akazamura Yesu Kristo hejuru. Uyu mwaka rero Imana yaduhaye iyerekwa, iravuga ngo izadukoresha ibihambaye kurushaho, tuve mu bwiza bumwe tujye mu bundi, kubw'ubuntu bwayo bugeretse ku bundi. Ndagira ngo ab'Imana yagiriye neza muri uyu mwaka babona ko hari ibyo Imana yakoze, bamfashe tuyiha amashyi, kuko njyewe singira icyo navuga. Kuko ibyidukorera haba ku giti cyacu, haba ku itorero muri rusange, Imana yacu ikwiriye gusingizwa. Nta kintu na kimwe twageraho tudafite ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu turibwiriza ryonyine. Ntabwo ahangaha wa mushyitsi we uzasanga tubwiriza ibitekerezo byacu. Niyo mpamvu turibwiriza tutarigoreka, igitabo ku kindi, igice ku kindi, umurongo ku wundi. Ahangaha turifuza yuko wataha wumvise ijambo ry'Imana. Ntabwo dushaka kugira ngo uze hano tugusetse, kuko nushaka guseka, nushaka za YouTube ziruzuye ibisetso na za byenda gusetsa. N'ibinaba ngombwa tuzatumira abantu basetsa, ariko atari ku cyumweru, atari amateraniro, tubyite ngo byenda gusetsa niba mushaka guseka. Ariko igihe mwaje gusenga, mwaje guterana, turashaka kugira ngo tubwirize ijambo ry'Imana. Mwiriwe mwicaranye ngo ijambo ry'Imana niryo dukeneye, nta bitekerezo by'abantu dukeneye. Uyu munsi rero udusanze tugeze mu gitabo cy'Abefeso. Turimo turakiga igice ku kindi, igika ku kindi, umurongo ku wundi. Abantu bakunze kumbaza ngo ariko ngo pastor, ngo ibyo bintu muvuga ngo wabwiriza igitabo ngo umurongo ku wundi gute? N'abapasiteri benshi bajya bakunda kubimbaza ngo ari ibyo bintu muba muvuga, ni ibyo bintu byo kuvuga ngo urabwiriza igitabo ngo ugende umurongo, none se ngo hari aho ugera ngo ukabura ngo ibyo wahigisha. Namaza none se ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bifite umumaro wo kwigisha umuntu no kumuhanira gukiranuka no kumwemeza ibyaha bye, kugira ngo umuntu w'Imana abashitse. None Imana irabesha? Ngiro mwicaranye ngo Imana ntabwo ibesha. Ijambo ry'Imana niryo dukeneye, niyo mpamvu nta na gace karyo tusimbuka. Udusanze rero tugeze mu cyigisho cya gatatu, kuko twatangiye urugendo rw'igitabo cy'Abefeso. Ni igitabo cyuzuyemo inyigisho nyinshi zikomeye z'ubuhanga bw'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Turizera tudashidikanya ko rizaduhugura, rizatwigisha, rizaduhana, rizadutesha, rizatwemeza ibyaha byacu, rizaduhanura gukiranuka, ariko icy'ingenzi ko rizatubashisha gukora imirimo myiza yose iyi Imana yiremeye kera kugira ngo njye nawe tubashe kuyigenderamo. Uyu munsi rero ku cyumweru cyashize twasomye guhera ku murongo wa 3 tugeza ku murongo wa 10. Ijambo ryakomeje kudusobanurira ibikubiye mu gakiza turonkera muri Yesu Kristo. Twasobanukiwe ibijyanye na election, ugutoranwa mbere kw'Imana. Tureba predestination, ukumenya mbere kw'Imana ko tuzaba abana bayo. Adoption, ukugirwa abana b'Imana na mbere isi itararema. Twarebye ku gucungurwa, redemption. Twarebye ku mbabazi z'Imana, kubarwa ibyaha ndetse no kungwa n'Imana binyuriye mu buntu, aho Imana yatwunze nayo ubwayo ikatwunga
twese hamwe nk'itorero, ikatwunga na bagenzi bacu, ikatwunga buri muntu wese ku giti cye, ariko nanone ikatwungira hamwe nk'itorero kugira ngo tube umubiri wayo. Kandi twarebye yuko ubuntu bwayo buhora bwunguka iminsi yose. Uyu munsi rero turaza kureba ibindi bintu bibiri bikubiye kuri Kristo bishimangira ibyiringiro bidakoze isoni dufite. Ibyiringiro by'uko agakiza kacu karinzwe katavaho, kimwe na yari ndirimbo tumaze kuririmba ivuga ngo niringiye ko menye rwose Yesu ko ari umukiza wanjye. Blessed assurance. Hari aho twageze turavuga ngo kubimenya ni byiza rwose. Ngo kubera iki? Kubimenya ni byiza rwose. Kubera iki? Nduwa Yesu sinkigenza gute? Singishidikanya. That's a blessed assurance. Alo, ndagira ngo ndebe hano. Ibyo bintu hano hanze hari ubuyobe n'ubujiji. Hahandi birirwa bakubwira ngo ishinga nishe, ni ukutamenya icyo kintu. Alo, kubera ko babumva, handi birirwa bakubwira ngo mva, ngo ayi, ngo hababajwe, ngo n'abantu ngo bazaba bararuhiye ubusa. Ntabwo waba warabaye uwa Yesu, uwa Yesu. Kubimenya ni byiza, ntuwe singishidikanya, nkimwizera ntawagenza ute? Ntawamunyaga. There is nothing that can separate us from his love. Ndagira ngo twumvikane, kuko hanze aha abantu bararimbutse. Hanze aha abantu bari mu kangaratete, birirwa mu migezi, birirwa mu mashamba, birirwa mu biroha by'amazi kare saa 10. Ngo barimo abenshi ngo badatakaza. Abenshi aratanga icyacu, aratanga amaturo, atari uko ashaka, ari uko ijambo ry'Imana ribisaba, yifuza kugendana n'Imana, yifuza gukiranukira Imana, ahubwo ngo nukugira ngo adatakaza agakiza. Ngiro mwicaranye ngo nubuyobe. Alo, impamvu umwana yifuza kugendana na se no kumvira amabwiriza ya se neza, ntago ari ukugira ngo adatakaza ubwana, ahubwo ni ukugira ngo agire ubusabane bukwiriye n'umubyeyi we. Halo, ntabwo dutanga duha Imana kubera ko dutinya kwiduhana. Tuyitanga kuko ijambo ryayo ritwigisha yuko gutanga bizana umugisha kurusha guhabwa. Tuyitanga kuko twizeye Imana yuko ibyivuga ari ukuri. Ntabwo dutanga kuko ubwo, dutanga kuko ibyo dufite byose ari iby'Imana, kandi yuko mu kuyumvira tuboneramo imigisha. Halo, ndagira ngo rero uyu munsi dusome, turahera ku murongo wa 11 turageza ku murongo wa 14. Abafite Bibiliya zabo ni bande? Ndimo ndashaka uburyo tuzashaka amafaranga tukagura za Bibiliya kugira ngo mujye muzigurira hano n'ibitabo, kuko umukristo utagira Bibiliya n'umutindi. Alo, niwe mutindi wa mbere. Noneho yo yibesha akaba afite na telefone nk'iyi, iwe nukubara amacuri. We nukubara amacuri ahera ku kitari kibanze aho guhera ku gifite akamaro. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwa, ibindi byose muzabyongererwa. Niba umuntu ashobora kugura telefone y'ibihumbi 50 akambwira ko atashobora kugura Bibiliya y'ibihumbi 10, alo, hari abantu bafunga umutwe bagafungira n'Imana umutwe. The people who are so important, yani hari abantu bafite ikiburi akagirira n'Imana ikiburi, akigira igange, akerekana n'Imana ko ari igange. Halo, reka mbabwire, Imana iturusha. Yivuze ngo ijambo ryayo turarikeneye, nuko koko turikeneye. Ngoro mwicaranye ngo Imana iturusha ubwenge. Because I think that changes the whole spectrum. Icyo kintu iyo ukimenya atari ukukimenya gusa mu mutwe, ukakimenya kikajya kikuyobora, ukibuka ko Imana iturusha ubwenge, bihindura imyumvire yawe no mu bindi byose. Reka dusome abahageze. Nushaka kugira ihengereza no kuyabandi, ariko nimumwereke kenshi kugira umubwira atari ko utaha uzagura yawe. Ubona ari guterera ijisho ku yawe, umwemerere, ntuyihishe. Hari abantu bahisha Bibiliya nk'ahari ikizamini mu ishuri. Ntuyihishe, ariko nimutaha umubwire ngo ariko uzagura yawe mwa. Sibyo? Niba utazambwira ngo ariko uzagura yawe. Reka dusome. Turahera ku murongo wa 11. Kubw'uwo
natwe twarazwe umurage tubitoranirijwe kera nk'uko Imana yabigambiriye. Ikora byose nk'uko ibishaka mu mutima wayo. Kubera iki? Kugira ngo tube abo gushimisha ubwiza bwayo. Bibiliya yaramutse ari yawe aho uhita uhasurinya, ariko ntiwasurinya mu y'abandi batiye. Twebwe abiringiye Kristo uhereye kera, niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri. Niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera. Mugenje gute? Mumaze kwizera niwe wabashizeho ikimenyetso. Aho naho wagombye kubasurinya, ari cyo Mwuka Wera mwasezeranijwe. Aho naho haba ubuyobe bwinshi cyane. Uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa wa murage kugeza ubwo abo Imana yaronse izabacungura. Ubwiza bwayo bushimwe. Nimwakira ijambo ry'Imana. Mana, iri jambo ni ryawe wiyandikishirije, kandi wahisemo ko kuri iyi tariki aba ari ryo jambo tuganiraho kuri uyu munsi. Ndagusabye nkomeje kugira ngo udufashe kugira ngo iri jambo ritwubake mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ngikomeza ndagira ngo nibutse abantu bicaza abantu kugira ngo abana mujye mwibuka kubajyana hehe? Kubajyana mu materaniro y'abana. Iyo bigeze nk'ahantu ubona abantu bari kugenda bahaguruka, abantu kubera ko umwana kugira ngo yicara ahantu iminota biragoye. Ikibazo ntago ari abana, ni ababinjiza. Ndagira ngo ku cyumweru abana bakwiriye kujya mu materaniro y'abana, bazajya mu materaniro y'abana. Ndagira ngo tuganire, niwibagirwa ibyo tuwaganiriyeho uyu munsi, wibuke ko twavuze ko muri Kristo dufite ubugingo buhoraho. Ubugingo bwacu buratekanye kandi burarinzwe. Mu yandi magambo, dufite ibyiringiro bitadukoza isoni. Muri Kristo dufite ubugingo buhoraho. Ubugingo bwacu buratekanye kandi burarinzwe. Muri Kristo dufite ubugingo buhoraho. Ndagira ngo notes baze bazishyira kuri screen z'imbere, kuko ntago ari njye uzikeneye cyane, ababa bazikeneye nabagomba kwandika. Muri Kristo dufite ubugingo buhoraho. Ubugingo bwacu buratekanye kandi burarinzwe. So in Christ we have eternal life. In him our salvation is safe and secure. Muri Kristo Yesu ubugingo buhoraho, dufite ubugingo buhoraho. Ndagira ngo mvuge ku bintu bibiri nifuza ko twarebera hamwe muri iyi mirongo twasomye. Icyambere nuko muri Kristo Yesu ubugingo buhoraho ni ubwacu. Ngiro mwicaranye ngo ubugingo buhoraho ni ubwacu. I mean, we have it. In Christ, eternal life is ours. Ndagira ngo ukomeze guterera ijisho ku murongo wa 11. Ubugingo buhoraho ni ubwacu. Murongo wa 11 havuga ngo kubw'uwo natwe twarazwe umurage. Natwe twaraze umurage. Umurage wacu bana b'Imana ni ubugingo buhoraho mu ijuru. Kubw'uwo, kubwa Yesu Kristo, kubwo kungwa nawe, kubw'ubusabane dufitanye na Kristo, kubw'ubuntu bwe no kubwo kwizera kwacu, tuba mu bwiza bwa Kristo. Tuba muri presence ye, kubw'ineza y'ubushake bwa Kristo, kubw'uburinzi bwa Kristo, kubw'imbaraga ze nyinshi. Niwe butaka dukuriramo, niwe mwuka duhumeka, niwe mubiri dukuriramo, niwe tubamo kandi niwe utubamo. Ni kimwe na muganga urimo kwitoreza mu bitaro. Iyo uri muri residence, iyo muganga arimo soza bamushyira muri residence, iyo arimo bamuhereza umuganga. Uwo muganga akazi ke, abaganga akazi kabo baba barimo gutozwa, baba bakorera mu bubasha bw'abaganga barimo babatoreza wa murimo. Nukuvuga ngo nubwo we yandika prescription, nubwo bakora ibyo akora, abakora ibyo abwirwa na muganga umukuriye. Iyo
agiye kuvura akagira ikintu yibagirwa, ariherera agahamagara akabaza ati dore narindi kubona kesi imeze gutya none mbigire nte. Ntabwo uwo mwanya aba agomba guhindura ibyo muganga umuyoboye amusabye gukora. Ibyo akora byose abikorera munsi y'ububasha bwa muganga umugenga. Ibyo amutegetse arabyumvira, ibyo amwigishije bijyanye n'ubwo buvuzi abyemera uko babimwigishije atajya impaka. Natwe muri Kristo turi muri Kristo kubw'ibintu byose bijyanye n'ubugingo, ibijyanye n'ubuzima bwacu bwose bigengwa na Kristo. Muri yo nimo tubonera guhumeka no kwinyagambura no kubaho kose. Muri yo nimo dufite ubugingo bwacu tukagenda turiho, turi urubyaro rwayo, tugengwa n'amategeko yayo, tugengwa nayo, turi munsi y'uburinzi bwayo, kandi niyo iduha umurage w'ubugingo buhoraho. Umurage utabashwa guhuguzwa, umurage tutakwamburwa, umurage nubwo ingoma zasimburana ntitwawutakaza, umurage tuzabana n'Imana iteka ryose tuyiramye. Dufite inzu yacu nziza, inzu twubakiwe n'umukiza, inzu tuzanerezerezwamo iteka mu munezero n'ibyishimo turi kumwe n'Imana. Niyo mpamvu Pawulo yageze aravuga ngo kubw'uwo dufite umurage. Ntabwo ari byo ndi kwihimbira, nagira ngo urebe ku murongo wa 11 aravuga ngo 14, uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa wa murage kugeza ubwo ab'Imana yaronse izabacungura. Bakundwa, dufite inzu nziza twubakirwa n'umukiza. Abamwemeye bose bakizera izina rye, baba abakire cyangwa abakene, baba abakomeye cyangwa aboroheje, baba bize cyangwa batarize, abamwemeye bose yaduhaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Mumpera amashyi. Ndagira ngo nkwibutse ko Yesu ubwe muri Yohana 14 niwe wavuze ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbibabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Ntiwibagirwe Yohana 3:16 haravuga ngo Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo, utamufite nta bugingo afite. Nta hagati na hagati, tuzabana n'Imana iteka ryose mu ijuru heza hamwe na Yesu iteka n'iteka. Dufite ibyiringiro bitadukoza isoni, kuko muri Kristo ubugingo buhoraho ni ubwacu. Ngero mwicaranye ngo ubugingo buhoraho ni ubwacu. Ntabwo ari ejo, uyu munsi, kuko dufite Kristo, kuko twamemeye tukizera izina rye. Muri we ubugingo buhoraho ni ubwacu, nta gushidikanya. Agakiza kacu kararinzwe. Muri Kristo twaronse umurage. Uyu murage twawuronse urya munsi twakizwaga, ubwo twizeraga tukatuza akanwa kacu ibyo umutima wacu wizera, ubwo twarekaga kwigenga tugahitamo kugengwa n'umwami wacu Yesu Kristo, ubwo twemeraga ko Kristo yapfuye kubw'ibyaha n'ibicumuro byacu, kandi ko mu rupfu rwe no mu kuzuka kwe tuboneramwo agakiza, amaraso yakatweza. Ubwo bugingo turacyabufite. Ubugingo buhoraho twabuhawe mu gihe cyashize, ni ubwacu ubu ngubu, nubwo tutarabushyikira ngo tube turi mu ijuru. Bakundwa, dufite ubugingo buhoraho. Amen. Njya nkunda kubaza abantu, ese uramutse ugeze mu ijuru Yesu akakubaza, niba utarasinzira zamura ikiganza turebe,
umuntu utarasinzira wenyine. Okay, none abasinziye nabo bazamure turebe. Okay, ni babiri gusa. Ubwo nabo ubwo bazamuye urumva ko nabo bari gukanguka. Ngeze mu ijuru akakubaza se urashaka ko nkwinjiza mu ijuru ryanjye kubera iki? Wasubiza ngo iki? Ugeze mu ijuru wagera ku irembo bakubaza mbwira impamvu imwe gusa igomba gutuma nkwinjiza mu ijuru ryanjye. Abantu benshi basubiza ibisubizo ngaseka numva dufite ikibazo twebwe twigisha ijambo ry'Imana cyangwa se twigisha abantu bisinziriye ntibumve. Kugira ngo kitazongera kukunanira reba hano. Uramutse ugeze mu ijuru Imana ikakubwira ngo mbwira impamvu imwe gusa igomba gutuma ngufungurira urugi ngo winjire mu ijuru. Iyo nza kuba mfite mikrofone ngo mbaza bari hano, hari abantu ujya kumva babuzubuza ngo njyewe ngo nari muri korari ngo nararimbaga 0. Njyewe natangaga icya 10 ku gihe 0. Urumva njyewe nafashaga abakene n'indushyi 0. Imirimo myiza izaduherekezayo mu ijuru turiyo, ariko ntabwo ari izatwinjizayo. Twakijijwe nuko bwo kwizera ntibyavuye kuri twe, ahubwo ni impano y'Imana, si no kubw'imirimo ngo hatagira umuntu ugenje ute wirariye. Ngo igisubizo cyonyine gusa nukureba Yesu, nukureba Imana maze abwira ati kubera ko nizeye umwana wawe Yesu Kristo, niyo mpamvu ugomba kumva. Nta kindi gisubizo kiraho, nukubera ko nizeye umwana wawe Yesu Kristo, niyo mpamvu ugomba kumfungurira nkinjira, kuko niwe wakoze umurimo, niwe wanshunguje amaraso ye, niyo mpamvu nahawe umurage w'ubugingo buhora. Nothing else. Mbese ubugingo buhoraho rero ni ubwacu twarabuhawe, ni ubwacu nonaha, nubwo tugitegereje kuzabubamo tubunezererwa iteka ryose. Ndagira ngo nkubwire, ngerageza kugusobanurira nubwo bigoye. Ni naho abantu benshi bafitiye ikibazo. Ni nk'uko uramutse uri nk'umusore n'umukobwa mukaba mwarakoze ubukwe, mukaba mubyaye rimwe kandi agafite umwaka umwe, ariko mukaba mufite cyangwa sogokuru wanyu ari umukire, yarangiza akavuga ati rero mfite inzu, iyi nzu yanjye ntuyemo ku Kivu ku mazi ndayibahaye, ariko muzayitwara ari uko maze gutaha mu ijuru. Kandi ako kuzukuru kanjye sinshaka ko mwimukira mu inzu hano ku mazi kagikambakamba, sinshaka ko hazigera haba accident ngo kagwe mu Kivu. Umwana niba naratashe umwana akaba yujuje imyaka 10, inzu muze muyifate. Ariko kugira ngo ibintu bidahinduka, reka tugende no kwa noteri akandikirage agateraho kashe, yarangiza akagenda agahinduza n'ibyangombwa by'inzu, akayihinduza rikandikwa mu mazina yanyu, mukaba mubifite byanditse mu mazina yanyu. Ariko mugitegereje kuzajya kuba muri ya nzu, kubyuka mwicaye ku ibaraza mukandagije ikirenge mu mazi. Ese iyo nzu mu gihe mugitegereje wavuga ko iyo nzu atari yanyu? Mwavuga ko iyo nzu atari yanyu? Mwaramaze kuyemererwa, baramaze no kubisinyira, n'ibyangombwa byaramaze guhindurwa byanditse mu mazina yanyu. Wavuga ngo iyo nzu ntabwo ari yacu ngo kuko tutari twayitahamo. Akundwa, ubugingo buhoraho ni ubwacu. Nubwo waba utaratangira kuyivimviramo umugani w'abagoyi, iyo nzu aba ari yawe. Amen. Kubera ko uba warayihawe n'ibyangombwa byayo ubifite. Icyo baba bakora ni ukurota no gutekereza uko ubuzima buzaba bumeze bamaze kuyimukiramo, bategereje gusa ko umwana niyuzuza imyaka 10 bimuka. Niba uri muri Kristo Yesu, umurage w'ubugingo buhoraho ni wawe. Ubugingo buhoraho ni ubwawe, ni ubwacu muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu tugira imyumvire itandukanye n'iy'ab'isi, niyo mpamvu tutamaranira ubutunzi bwa hano ku isi ngo duhemukire kuramukira hano.
niyo mpamvu tutariganya, niyo mpamvu tutiganyira, niyo mpamvu tutiheba, niyo mpamvu umunyantege wo muri twe abasha kuvuga ati ndakomeye, niyo mpamvu umukene wo muri twe abasha kuvuga ngo ndatunze, niyo mpamvu impumyi zivuga ngo ndabona, niyo mpamvu nubwo badusuzugura ntabwo bidufataho, nta nzika tubika. Ntiwaturwanya ngo natwe turwanishe umubiri n'amaraso, kuko twe muri Kristo twaronse umurage, twaronse ubugingo buhoraho. Twe ntiturwanira imirima nk'abadafite ibyiringiro bumva ko ejo hazaza hashingiye ku butaka. Twe ntituburanye amahugu inshuti zacu n'abandi bantu bose, kuko twe twaronse igifite agaciro kurenza ibindi byose. Twaronse Yesu, kandi muri we ubugingo buhoraho ni ubwacu. Nishimiye ko menye rwose ko Yesu ko ari umukiza wanjye. Niwe wanshunguje amaraso, ndihana, mvuka ubwa kabiri. Kubimenya ni byiza rwose, binzanira ibyishimo byinshi. Nkimwizeye ntawamunyaga. It is guaranteed. Urupapuro rwanditswe na Yesu ku musaraba. Sinzibagirwa ubwo nakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga muri nje, none umutima wanjye wuzuye ishimwe. Shimira umukiza wanjye. Ishimwe riguma mu mutima wanjye, bidatewe nuko naramutse, bidatewe nuko bwakeye, bitewe n'undimo. Ubugingo buhoraho ni ubwacu, nk'uko Imana yabyitoranyirije ikabigambirira. Ndagira ngo wongere urebe ku murongo wa 11. Ubugingo buhoraho ni ubwacu, nk'uko Imana niyo yabyitoranyirije igenza gute? Irabigambirira. Kubw'uwo natwe twarazwe umurage tubitoranijwe kera, nk'uko Imana yabigambiriye. Ikora byose nk'uko ibishaka mu mutima wayo. Muri Kristo twarazwe umurage nk'uko Imana yabyitoranirije ikabigambirira. Abari muri Kristo Yesu batoranyijwe n'Imana isi itararemwa ko bazaraga ubugingo buhoraho. Batoranyijwe kuzaraga umurage, batoranyijwe kuzaronka agakiza. Icyo tugomba gusobanukirwa neza kugira ngo hatazagira abadushuka, ni uko umurage w'ubugingo buhoraho ni uwacu, kuko Imana ubwayo ariyo yabyihitiyemo ikabigambirira. Halo, ntabwo ibanza kubaza abaturanyi banyu, nta nubwo izabaza mukeba wawe, nta nubwo izabaza abo muturanye mutumvikana, nta nubwo izabaza abakugirira ishyari bacecetse, nta nubwo izabaza indyarya zigira inshuti zawe mugendana kandi ziguhema. Oya, Imana niyo yabyitoranirije kera. Ubugingo ni ubwacu, nk'uko Imana yabyitoranirije ikabigambirira. Ibi nibyo bituma tugira ibyiringiro bizima, bitadukoza isoni, kuko tuzi neza ko Imana itajya yisubiraho. Mu Kubara 23:19 ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora ntizabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Umuntu wese uzambaza izina rya Yesu Kristo azakizwa. Uko ni ukuri, ntibihinduka, birashinganye, ni ntakuka, kuko kubasha kwambaza izina ry'Umwami Yesu Kristo ni ikimenyetso cy'uko twatoranijwe. Amen, amen. Hello. Abayo yabamenye kera, abayo yabamenye kera cyane. Ubugingo buhoraho ni ubwacu, nk'uko Imana yabyitoranyirije ikabigambirira. Ariko nanone ubugingo buhoraho ni ubwacu kubwo guhitamo kw'Imana no kubwo guhitamo kwacu, nk'uko Imana yabigambiriye. Ndagira unyemerere wongere utere ijisho kuri uyu murongo wa 11. Uratsindagiye. Arakarimba barimbaga gatoya ngo karatsindagiye, sinzi niba akaririmba karavuga ngo iki. Aka karongo nako karatsindagiye. Ngo kubw'uwo natwe twaraze umurage tubitoranijwe kera, nk'uko Imana yabigambiriye. Ikora byose nk'uko ibishaka mu mutima wayo. Nubwo tutabasha gusobanukirwa neza impamvu Imana yadutoranije twebwe aho gutoranya abandi,
ariko tuzi neza ko umugambi wayo ari ukuduha ubugingo buhoraho. Kristo ubwe yarivugiye ati nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Umugambi Imana iwugeraho iyoborera ibintu byose mu bushake n'umugambi wayo. Umugambi wayo utabasha guhindurwa. Iyo nindi mpamvu idutera kwishimira kumenya rwose ibyiringiro bitazadukoza isoni. Niba koko Imana ariyo bigambiriye, ni ukuri no kubikora izabikora, kuko nta cyarogora umugambi w'Imana. Ibyemezo byayo ni ndakuka, umugambi wayo nturogowa, ubushake bwayo ntawabwitambika. Muri Kristo Yesu ubugingo buhoraho ni ubwacu, kubwo guhitamo kw'Imana no kubwo guhitamo kwacu nk'uko Imana yabigambiriye. Amen, amen. Yani kuko Imana yadutoranije iyoborera ibintu byose kugira ngo tubashe guhitamo uko dukwiriye guhitamo. So Imana niyo yadutoranije itubashisha no guhitamo kuyakira. Ubugingo buhoraho ni ubwacu kubw'icyubahiro n'ubwiza bw'Imana. Ubugingo buhoraho ni ubwacu, cyo kintu cya mbere tukiriho kuvuga. Ariko noneho aka gapwe ka gatatu ni ubwacu kubw'icyubahiro n'ubwiza bw'Imana. Eternal life is ours for God's glory. Ntabwo ubugingo buhoraho ari ubwacu gutyo gusa. The end in itself, intego y'Imana ntabwo ari kugira ngo iduhe ubugingo buhoraho. Hari abaririmbye baririmba ngo niko ngifitemo inyungu ngo yiheshe icyubahiro. That is the thing. So nuvuga ngo ubugingo buhoraho ni ubwacu kubw'icyubahiro n'ubwiza bw'Imana. Turimo turumvikana? Kubera iki? Reba kuriya murongo wa 12. Uri kuhareba? Murongo wa 12. Ninde uhari ninde? Niba uhari zamura ikiganza turebe. Niba wahageze ku murongo wa 12. Murongo wa 12. Okay. Let's check that. Hatangiye havuga ngo iki? Ngo tugenze gute? Ngo tube abo gushimisha ubwiza bwayo twebwe abiringiye Kristo uhereye. Yani mu yandi magambo birabyo mu murongo wa 11 yabikoreye kugira ngo tube abo gushimisha ubwiza bwayo. Nubwo ngo yaduhaye ubugingo buhoraho kugira ngo twinjire mu kipe y'abazayiramya none aha tukiri hano n'abazayiramya iteka n'iteka mu ijuru tumaze kugera mu ijuru. Alo, nukuvuga ngo ubugingo buhoraho ni ubwacu kuko turi muri Kristo Yesu, ariko ni ubwacu kuko Imana yabyitoranyirije ikabigambirira. Ni ubwacu kubwo guhitamo kw'Imana no guhitamo kwacu, ariko ni ubwacu kubw'icyubahiro n'ubwiza bw'Imana. Amen. Abatubanjirije ndetse natwe ab'iki gihe twese twakirijwe kuba abo gushimisha ubwiza bw'Imana. Niyo mpamvu twaba hano kuri Harvest twahisemo gutangirira kwitoza tukiri hano imibereho iramya Imana, ikahihasha icyubahiro muri byose, mu magambo yacu, mu ndirimbo turirimba, mu migambi yacu tugambirira, mu nzozi turota, mu migirire no mu mibanire yacu, tubereyeho guhesha Imana icyubahiro. Nta yindi misiyo dufite hano kuri iyi si uretse gusoza inshingano nkuru twasigiwe na Yesu Kristo mu mwuka w'itegeko risumba yandi, mu mwuka wo kugambirira gukundisha Imana byose kandi bikagaragarira mu buryo dukundana ubwacu. Turasabwa twese kubaho ubuzima butuma Yesu turimo agaragara neza, imibereho n'imibanire bituma izina rya Yesu Kristo rishyirwa hejuru, ubuzima buzamura Kristo muri byose, ubuzima bwongera ijwi mu ndirimbo ijuru riririmba rizamura icyubahiro cy'Uwiteka. Mu ijuru icyubahiro k'Imana, mw'isi amahoro abemu oyishimira. Yani twakirijwe kubw'icyubahiro cy'Imana kugira ngo twinjire mu kiba, kugira ngo indirimbo mu ijuru yiyongere, ariko na hano mu isi umurimo wo kuyiramya ukomeze. Alo, twahawe umurage w'iteka ryose, twahawe ubugingo buhoraho kugira ngo tubeho gushimisha ubwiza bwa iteka ryose. Muri Kristo ubugingo buhoraho n'ubwacu kubwo guhitamo kw'Imana no kubwo guhitamo kwacu nk'uko Imana yabigambiriye
kubw'icyubahiro cy'Imana kugira ngo twinjizwe mu baramyi ngo dufatanye n'abera bose n'abamarayika n'abakuru n'ibizima bine kuyiramya iteka n'iteka dufite ibyiringiro bizima ibyiringiro bitadukoza isoni. Amen. Icyo ni icyambere. Icya kabiri nuko muri Kristo turatekanye kandi turarinzwe. In Christ we are safe and secure. Muri Kristo turatekanye kandi turarinzwe. Myandi magambo, muri Kristo ubugingo bwacu buratekanye kandi burarinzwe. Cyeze kuri cya gice twaririmbye ngo kubimenya ni byiza rwose, ngo nkimwizera. Ngo nkimwizera ntawagenza gute? Ntawamunyaga. Yani there's nothing and nobody, nothing and no one can separate us from the love of Christ. Nta cyadutandukanya, yaba umuntu yaba ikintu cyadutandukanya n'urukundo rwa Yesu Kristo. Muri we turatekanye kandi turarinzwe. Bivugitse neza ubanza aribyo nitekerereje. Reka turebe ku murongo wa 13 n'uwa 14. Because it sounds really good, right? Biravugika neza nk'ibyo umuntu yihimbiye. Sikabiri ariko nagira ngo turebe mu ijambo ry'Imana. 13 havuze ngo iki? Niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri. Hello? Niwe namwe mwiringiye mumaze kugenza gute? Hagariwe mwiringiye mumaze ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu. Kandi mumaze kwizera niwe bashyizeho ikimenyetso ari cyo Mwuka Wera mwasezeranijwe. Twahawe isezerano Imana inyuriye mu muhanuzi Ezekiel. Muri uko muhanuzi Ezekiel mu bice 36 ku murongo 26 haravuze ngo nzabaha n'umutima musha mbashire mu mwuka musha, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye mbashire mu mutima woroshe, kandi nzabashiramo umwuka wanjye ntume mugendera mu mateka yanjye mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasohoza. Muzibera mu gihugu nahaye ba sogokuruza, kandi muzaba ubwoko bwanjye nanjye mbe Imana yanyu. Yesu Kristo nawe arabishimangira mu byakozwe n'igice cya mbere ku murongo wa 5 ndetse n'umurongo wa 8. Haravuga ngo kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirisha Mwuka Wera. Umurongo wa 8 aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga Mwuka Wera n'abamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumamya Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugera ku mpera y'isi. Ibyavuzwe ni ukuri. Mwuka Wera itoro ryaramwakiriye ku munsi wa Pentekote, kugira ngo mu gihe twizeye Yesu Kristo ako kanya dushyirweho ikimenyetso cya Mwuka Wera nk'uko twabisezeranijwe. Kandi mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso. Mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso ari cyo Mwuka Wera mwasezeranijwe. Twashyizweho ikimenyetso, we've been sealed. Ikimenyetso kivugwa ni kashe, yani we've been sealed. Twashyizweho kashe, byaremewe, byarateweho kashe, turarinzwe, turatekanye. Nta cyabasha kongera kudutandukanya na Kristo. Nta watwiba, ntabwo Kristo yadutererana cyangwa ngo aduhane, ntibishoboka. Muri Kristo turatekanye kandi turarinzwe. Muri Kristo agakiza kacu karatekanye kandi kararinzwe. Iyo muri Yesu neza ugumamo, kuko ntajya gukura muri we. Hari abantu batatu turirimba rimwe na rimwe ngo niba uri muri Yesu neza agumamo. Actually nta nubwo bishoboka. Nukuvuga ngo iyo uri muri Yesu neza ugumamo. Ntabwo bavuga ngo niba uri muri Yesu neza agumamo, kuko ntiwabasha kuvamo muri Yesu neza waragezemo neza. Hello? Si byaturirimba gutyo? Niba uri muri Yesu neza agumamo. Nta nubwo bishoboka.
nukubera ko umuntu aba ari gutekereza we nk'umuntu atari gusoma ijambo ry'Imana. Actually uri muri Yesu neza ntiwabasha kugenza gute, ntiwabasha kuvamo, ugumamo. Ikimenyetso cy'uko uri muri Yesu neza ni ukugumamo, ahubwo ni uko ukuri ni uko hari abiyitirira ko bari muri Yesu batarimo. Abo ni babandi ijambo ry'Imana rivuga ngo azabareba mu maso ngo avuge ngo hoshi sinigeze, ndagira ngo mbivuge neza, ntago yabamenye ngo agere habibagirwe, ntago bamwakire ngo bagere aho bavemo, oya, ahubwo sinigeze mbamenya. Ni nk'uko umuntu yaza akamuna bari hano, hari abantu harya nababwiye urugero rw'umuntu. Umukobwa yaragiye arabicara bimara, arangije amaze kugumirwa, ariko ubona ari gukubita hafi 37, 40, ariko bara abongereza handi bavuga ngo the biological clock itangiye gutikinga, ariko barati uko byagenda kose ndamutse nzabyara nsigaje wenda imyaka. Baravuga ati rero hano abagabo benshi n'abagabo ariko nabo ni babi, bajya mu tubari bakakujyana muri boîte mukirirwa mwombongana, yajya gusaba akajya gusaba utari kirara wavanye mu rusengero. Indyarya rero nazo abagabo abasore nabo ni babi, abasore nabo si babi. Yarangiza kandi birwa babomongana kujyana igirute mugahiganwa, ukajyunwa warage kumurusha, kagira ngo wewe mwenye yajya gusaba akajya gusaba wa wundi utanayo. Noneho indyarya n'indyamirizi, mukobwa nawe avuga ati abasore narabamenye, ahita azari ni nk'urugero ntago ari hano, abaraje nawe agahita yiyakiza kuri harvest. Ati abarokore bakunda, abasore bakunda kugira ngo mbe ndi umurokore ngomba guca n'umusatsi, hatagira n'unyibeshyaho ngo agire ngo umusatsi arawuca neza, yambara ibirebire, uwo ngo ahita ajya no muri korari vuba vuba. Kandi ni ukukora ku buryo arakundana na perezida akora kugira ngo ajya n'imbere, kuko agomba no kugaragara, agomba no kujya no kugaragara, akajya arasimbuka cyane. Igisore nacyo turavuga atari ko k'imyaka amaze kuyihigika, ngiye kugenda nanjye nishushanye mu rusengero, nimva namwe umugeni ngende. Umukobwa nawe yavuze ati ngiye mu rusengero gushaka iki, umugabo. Baraza nakumvisha ahantu ntago ari inkuru yonzi, izo nzi mbabwira izukuri, mbabwira ko ari izukuri, iyo ni inkuru numvisha. Noneho araza sukwishushanyage imbere, kubera cyo gisore kiri hariya nacyo kiri kureba uri kugaragara cyane. Wa mukobwa nawe bajya banarira akajyana mukabwe ngo akagaragara ni uragaragara mbere, agiye gusaba mumbwire yarambagije nde, wa mukobwa. Umuhungu aravumiriya akajya aragenda yihishe, kagera nka yihishe, siyo warose. Ubukwe bubaye, abantu ubukwe burabaye, abandi ngo baraherekeje, ngo baherekeje abarokore basezeranyije, maze bigeze mu gitondo masase kwinanura atumva kado, ati kado, ati fatiye noti iraho ngaho ku meza, genda unzaniremo mitsingi 3 sha. Umugore nawe yarari muri dushe, kandi ubwo ari kubwira kadoga mwongore, ati kado genda unzanire mitsingi 3 sha, uzizane mu gikapu uzitereke hano. Umugore aba yabyumvishe ko mba niri muri dushe, umusore azi ngo ari kumuhisha kuko ngo atamwice, ngo ngomba kumwereka ubundi we hakiri kare, ariko aranyica sha, uzizane mu gikapu ntanzo zishire hano. Abwo yamwisha ngomba kado munzanire n'intore 5. Abo ni babandi bonyine, abo nibo bonyine bagomba ari kuri muri Yesu neza, ntagomba kugenza gute. Abo ni babandi ko ntago baba barigeze bageramo. Halo, ikimenyetso cy'ukuri muri Yesu neza ntushobora kuvamo, kubera ko agakiza kacu karinzwe n'Imana. Agakiza kacu ntago kagengwa n'ubushobozi bwacu, agakiza kacu ni umugambi wateguwe uyoborwa n'Imana. Agakiza kacu karinzwe kandi karatekana. Yesu muri Yohana 10:25 yaravuze ngo narababwiye ariko ntimwizere, kandi n'imirimo nkora mu izina rya Data nayo irampamya, ariko nimwizera kuko mutarabo mu ntama zanjye.
intama zanjye zumva ijwi ryanjye nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Nziha ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose, kandi ntawazivuvunyura mu kuboko kwanjye. Data wazimpaye aruta bose, ntawubasha kuzivuvunura mu kuboko kwa data, njyewe na data turi umwe. That's a conviction. Uko niko kuri. Hello, niba utarasinzira zamura twumve. Okay, all right, I'm still holding you, okay? Ndagira ngo nyumve neza. Ni ukuvuga ngo abari muri Kristo Yesu ntateka bacibwaho, kuko itegeko ry'umwuka ryabakuye mu bubata bw'iki? Bw'urupfu. Niyo mpamvu bashobora kurimba ngo ntabwo nkitewe n'urupfu, kuko Kristo yagenze ute? Yanshunguye, yishe kamere y'icyaha muri nge, ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, mubisha wacu yabaye. Nta cyatuvunyura mu biganza bya Kristo. Ababivamo ni abatarigeze babigeramo, ni ba bandi batigeze babumenya, ba bandi azareba mu maso akababwira ati oshiki nimumve imbere sinigeze mbamenya. Kimwe mu mumaro wa mwuka wera mu mibereho yacu ni ukudushyiraho ikimenyetso, ni ukuteraho kashe ntakuka ko turi abana b'Imana. Muri Kristo mwuka wera araturinda, adushyiraho ikimenyetso, araturinda ibihe byose, iminsi yose. Mwuka wera twamuherewe kubana natwe iminsi yose, ni umujyanama wacu, ni umurinzi wacu, niwe udusabira atakaniha iminiho itavugwa. Iyo dusenze niwe usobanura neza ibyo twakabaye dusaba. Turarinzwe, turatekanye iteka n'iteka. Muri Kristo Yesu turarinzwe kandi turatekanye. Mwuka wera dushyiraho ikimenyetso akaturindira ubugingo buhoraho. Muri Kristo turarinzwe kandi turatekanye kubw'imbaraga za mwuka wera. Za mbaraga zacanganyikishije indimi ku munara w'i Babeli, za mbaraga zatandukanyije inyanja itukura, za mbaraga zatsindiraga Abisirayeli ababisha babo, za mbaraga zabashishije umwari Mariya kubyara kubw'imbaraga za mwuka wera. Ni nazo za mbaraga zazuye umwami wacu Yesu Kristo akazuka mu bapfuye. Bihise binyibutsa amagambo Paulo yandikiye Abaroma ku gice cya 8 ku murongo wa 11, arababwira ngo ariko niba umwuka wiyazuye Yesu aba muri mwe, yazuye Kristo Yesu, izazura n'imibiri yanyepfa kubw'umwuka wayo uba muri mwe. If the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give you life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. Imbaraga z'Imana, imbaraga za mwuka wera uba muri twe, ziradukiza, ziratuzura, ziturindira ubugingo iteka ryose. Nta mwuka wera nta mbaraga. The power of God through his indwelling spirit. It saves us, it keeps us, and secures all for the eternity. Umwe mu migisha twe abakristo dufite nuko tutahawe mwuka w'ubwoba, nuko nta kintu na kimwe n'umuntu n'umwe dufite gutinya. Dufite gutinya gusa ingaruka z'ibyaha byacu. Ntabwo tugomba gutinya abaturwanya, ntabwo tugomba gutinya abaturenganya n'abadutoteza, ntabwo tugomba gutinya indwara n'ibiza, nta nubwo tugomba gutinya uko Satani agenda yigarura imitima y'abayobora isi ya none yanduye. Kuko ijambo ry'Imana ritwibutsa riti, bana bato muri ab'Imana kandi ba bandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwe aruta uri mu bisi. Abo n'ab'isi nicyo gituma bavuga iby'isi, ab'isi bakabumvira. Ariko twebweho turi ab'Imana, kandi uzi Imana aratwumvira, naho utari uw'Imana ntatwumvira. Icyo nicyo kitumenyesha umwuka w'ukuri n'umwuka uyobya uwo ari we. Abafite mwuka w'Imana bumvira ijambo ry'Imana. Abafite mwuka w'Imana, iyo ijambo ry'Imana ribategetse barumvira. Abatamufite batangira gukora za analize z'ubuyobe zigendeye ku bitekerezo byabo bigufi, cyangwa bishingiye ku bitekerezo by'abantu bo bemera ko bakomeye. Ngo ariko ngo mwanditse runaka ngo yaranditse ngo mafene. Abenshi nsoma ibitabo byabo, umuntu akandika agatangira the big bang theory, akandika theory abantu bakayiga muri kaminuza ati yajya gupfa. Abenshi
ujye usoma ibitabo bandika bagiye gupfa, uzagerageze gusoma ibitabo bandikanye bagiye gupfa. Agaragara ngo ndimo ndabona kandi n'umuhafesi ntiyemera Imana ngo ariko ngo nyamara nubwo navuze biriya ngo ndabona hari izindi mbaraga ngo tutari twabasha gusobanura ngo zituma ibintu bihinduka ntibigenda uko byakabaye bigenda, ngo ariko ngo ndasaba ngo abashakashatsi bazakomeze bazikurikirana izo zindi mbaraga zihari. Hello, ngoro mucaranye ngo imbaraga ni z'Imana. Dufite Imana nyamana, dufite Imana itagengwa n'ibitekerezo. Njya mbwira abantu iyo turi gukora deba, njya ngo ndamutse mfite Imana nashobora gusobanuza ubu bwonko bwanjye bungana gutya buciriritse gutya, iyo Mana ntago nayikunda. Niyo mpamvu nkunda Imana indenze ubwonko bwanjye butabasha gusobanura ngo buyirangize. Abantu benshi barashaka Imana bashobora gucongesha amaboko yabo, Imana bashobora gusobanura ubugari bwayo n'uburebure bwayo n'ubugufi bwayo. Iyo Mana bene iyo sinyishaka. Ndashaka Imana induta, ndashaka Imana ituruta twese, ndashaka Imana ihambaye ku buryo ubwenge bwanjye n'ibitekerezo byanjye bitabasha kuyisobanura. Icyo nicyo gituma Imana, impamvu ari Imana nuko nyine tutabasha gusobanura ibyayo ngo tuyirangize. Ijambo ry'Imana iravuga ngo muri Yohana 5:18-20, tuzi yuko umuntu wese wabyawe n'Imana adakora ibyaha, ahubwo umwana Imana yabyaye amurinda kandi wa mubi ntamukoraho. Tuzi ko turi ab'Imana naho ab'isi bose bari mu mubi, kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge ngo tumenye iy'ukuri, kandi turi mu y'ukuri kuko turi mu mwana wayo Yesu Kristo. Iyo niyo Mana y'ukuri n'ubugingo buhoraho. Yakobo 4:7 nawe aravuga ngo nuko rero mugandukira Imana ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Satani azabahunga kubera iki? Kuko imbaraga za Mwuka Wera zirabashyigikiye. Mwuka Wera n'imbaraga ntabwo badufite kuko turi muri Kristo Yesu, turarinzwe kandi turatekanye kubw'imbaraga za Mwuka Wera. Muri Kristo turarinzwe kandi turatekanye kuko akiza kacu gashinganiye muri we. Murongo wa 14 niwo turi gusorezaho. Haravuga ngo uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa wa murage kugeza ubwo ab'Imana yaronse izabacungura ubwiza bwayo bushimwe. Niba wibuka urugero nabahaye mbere ngo wa musaza watanze inzu, Yesu niwe ngwate, niwe cyangombwa cya burundu kirage ryacu. Mu gihe tugitegereje niwe cyemezo dufite, niwe ngwate, niwe gakiza kacu. Tugize ibyo twangiza, tugize ibyaha dukora nyuma yo kwihana, niwe ngwate, niwe uvuga uti data nibakora ibyaha amaraso yanjye arabasha kubababarira, nibiyanduza amaraso yanjye arahagije kubozaho umwanda wose wa none uwejo n'uwejo hazaza, bambitswe umubiri mushya na kamere, bageze muri gakondo yacu aho bazaba batakigeragezwa n'ibyaha, batakigeragezwa n'imibiri yabo, batakiri mu isi y'ibyaha, bambitswe ubwiza bw'Imana. Imana niyo idukomezanya namwe muri Kristo, kandi niyo yadusize, niyo yadushyizeho ikimenyetso, iduha umwuka wayo mu mitima yacu hingwate. Imana yadushyizeho ikimenyetso twe yitoranirije iteka ryose. Imana yaduhaye Mwuka Wera mu mitima yacu ngo atubere ingwate, kugira ngo agakiza kacu kabe karinzwe kandi gatekanye, ubugingo bwacu bube burinzwe kandi butekanye. Kuko Imana yamenye neza ko tuzajya duteshuka tugakora ibyaha, yaduhaye Mwuka wayo mu mitima yacu. Yesu navuze ngo simbasize nk'imfubyi, ahubwo mbasigiye Mwuka Wera uzabana namwe ibihe byose. Niko yarazi yuko dufite kamere y'ibyaha. Mwuka Wera niwe waje kugira ngo adushizeho ikimenyetso. Muri Yesu Kristo turarinzwe kandi turatekanye kubw'imbaraga za Mwuka Wera, kandi bihera tugikizwa tukicakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Hari akantu nshaka kugarukaho kugira ngo wumve. Hari ubuyobe buba hano hanze bwo kuvuga ngo urakizwa. Halo, niba utarasinzira zamura ikiganza turebe ko ndashaka kugira ngo niba ngibe nabyo byibuke. Ngo urakizwa, wamara gukizwa ngo ufite Yesu Kristo, ngo ariko ngo nta Mwuka Wera ufite.
noneho ngo hakazashyiraho seremoni yo kuza ngo uze tugusengere ngo wakire mwuka wera, ngo rero mwicaranye ubwo ni ubuyobe. Ngo rero mwicaranye ngo ubwo ni ubuyobe. Niba abana narabigukoreye ni ubuyobe, ni komedi barakubeshya, ariko icy'ingenzi ni uko ijambo ry'Imana rigenze ute, rigutabaye. Nagira ngo turi hamwe, ninde wumvishe ibyo navuze? Navuze ngo muri Kristo turarinzwe kandi turatekanye kubw'imbaraga za mwuka wera, bihera tugikizwa. Yani uwo mwuka wera tumubona tugikizwa. Ngo kurindwa kwacu guhera tugikizwa, tucyakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ako kanya dushyirwaho ikimenyetso cya mwuka wera. Ndagira ngo umbabarire wongere urebe ku murongo wa 13, noneho usome neza cyane. Ndagira ngo ihangane ufungure muri Bibiliya yawe. Abagifite Bibiliya zabo ni bande? Abatari bazifunga. Ntago tubwiriza hano tuvuga uzika hano henshi bakunze kubwiriza, baramara kubwiriza bakavuga ngo amara gusoma yarangiza ngo ngaho none mufunge Bibiliya. Twe ntago dufunga Bibiliya kuko ibyo dushaka kwiga ari iki, ari biri muri Bibiliya. Nango mu gihe twayifunze nta n'ibindi twakabaye tuvuga, kubera ko ibyo kuvuga tuba twamaze kubirangiza. Dufungure Bibiliya. Ndagira ngo mbabarire kugira ngo akantu ongera usome ku murongo wa 13. Ko turimo turavuga ngo muri Kristo turarinzwe kandi turatekanye kuko agakiza kacu gashinganiye muri we ako kanya tukimara gukizwa. Reba, niwe namwe mwiringiye, turi hamwe, mukigenza gute? Mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi niba biri ari yawe, kandi mumaze kwizera, niwe wabashyizeho ikimenyetso. Mugenze gute? Mumaze kwizera, niwe wabashyizeho ikimenyetso, ari cyo mwuka wera mwasezeranijwe. Turi hamwe? Ari cyo mwuka wera mwagenze gute? Noneho ubwo 14 hakabona akavuga ngo uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa wa murage kugeza ubwo Imana yaronse izabacungura. Ni ukuvuga ngo tukimara kwizera, tumare kumva ubutumwa bwiza bw'agakiza kacu, tukabwizera, Imana ihita idushyiraho ikimenyetso cya mwuka wera, kugira ngo mwuka wera atubere ingwate y'umurage dufite, kugira ngo nitujya gukosa mwuka wera tukebure, kuko turi mu mubare, tutari muri ba bandi bari gucundeye. Ntabwo rero dukizwa ngo niturangiza ngo nta mwuka wera dufite ngo tuzaza kugira ngo badusengere ngo twakire mwuka. Ni ibintu byeze ahantu henshi, bitewe nuko bituma abantu nyine bagaragara nkaho hari ibindi bintu bidasanzwe, ariko bidashingiye ku ijambo ry'Imana. Abakunda ijambo ry'Imana ni bande? Abakunda ijambo ry'Imana ni bande? Twe twahisemo gukunda ijambo ry'Imana kuko ibitekerezo by'abantu ntacyo byatumarira. Umva, natwe turabisoma, natwe turatekereza, ariko reka mbabwire, ibitekerezo byanjye ntabyo byakumarira, ariko ijambo ry'Imana ni rizima, ijambo ry'Imana rirarema, ijambo ry'Imana rirubaka, ijambo ry'Imana nitabaza rimurikira ibirenge byacu, ijambo ry'Imana ryo dutsindisha Satani. Niwibagirwa ibyo navuze byose, ndagira ngo wihangane. Niwibagirwa, wibuke ko twavuze ko dufite ibyiringiro bitadukoza isoni. Wibuke ko twavuze ko muri Kristo dufite ubugingo buhoraho, kandi ubugingo bwacu buratekanye, burarinzwe. Twavuze ko muri Kristo Yesu ubugingo buhoraho ni ubwacu, nk'uko Imana yabyitoranirije ikabigambirira, kubwo guhitamo kw'Imana n'ukwacu, kandi muri Kristo turatekanye kandi turarinzwe. Amen. Ndagira ngo muhaguruke dusenge Imana. Tugiye guhaguruka dusenga Imana, niturangiza turafataniriza hamwe kuririmba, dutanga icyacumi, dutanga amaturo y'umutima ukunze, twibuka gukomera kw'Imana, twibuka ko Imana ihambaye, kugira ngo Imana irabagiranire mu mibereho yacu no mu mibanire yacu. Muri iki cyumweru aho uzaba uri,
uzagenda uzi kutekanye, ntuzagire ubwoba kuko tutahawe umwuka w'ubwoba. Muri iki cyumweru imirimo uzerekezaho amaboko, uzibuke ko wowe uri special. No mu gihe uza ugiye guhaguruka uza gutanga icyacumi, ndagira ngo nsabire umugisha imirimo y'amaboko yawe. Mu gihe utanga amaturo y'umutima ukunze, ujye wibuka yuko uje gutura Imana. Imana uyitura ituro rishyitse wateguye, wateganyije. Imana yacu ntawabasha kuyikinisha. Imana yacu ni nziza, kandi reka mbabwire, dufite Imana yadukunze ibigambiriye. Dufite Imana itarabanje kugira bibaza. Dufite Imana idakeneye kunyurira mu bantu runaka kugira ngo ikugereho, kubera ko iratuzi. Reka dusenge Imana. Mana yacu, ise umwami wacu Yesu Kristo, urakoze kubwo kongera kutwibutsa ibyiringiro bizima bitadukoze isoni tubonera mu mwana wawe ariwe mwami wacu Yesu. Twishimiye kongera kumenya rwose tudashidikanya yuko dufite ubugingo buhoraho waduhereye ubuntu mu mwana wawe Yesu Kristo. Warakoze kubwo kudushyiraho ikimenyetso cya mwuka wera ugatera kashe ntakuka, kashe idahindagurika. Ntabwo tugitakara mu byaha kuko muri wowe agakiza kacu karatekanye kandi kararinzwe. Nta wakutunyaga kuko uradufasha, uradukomeje. Mwami, nyemerera nsabira abagabo n'abagore n'abasore n'inkumi kugira ngo tukwegere, utubere inyegamo, tukwegere, utubere imbaraga, utubere amaboko. Duhe Mwami kwera imbuto zigaragaza ko koko turi abana bawe. Duhe kugukiranuka no kubaho ubuzima bukunezeza Mwami. Jya utwibutsa imbabazi zawe kugira ngo twe guheranwa n'ibyaha. Dufashe kudapfusha ubusa ubuntu n'imbabazi utugirira. Urakoze kubwo kongera kutubabarira bundi bushya. Mwami, rero ubwo utubabariye, ubwo watugiriye neza kandi ukaba ugiye gukomeza kutugirira neza, Mwami dufashe uyu mwanya tugusaba ngo urabagiranire muri twe. Dufashe uyu mwanya Mwami tukuzanira icyacumi n'amaturo byacu Mwami y'umutima ukunze, kuko turi amahoro, kuko watugiriye neza. Turagusabye Mwami kugira ngo ukomeze kwagura itorero ryawe. Turasabira Mwami umugisha buri wese muri twe ugiye kurambura ikiganza cye. Abagiye gutanga icyacumi, reka Mwami imirimo bakoresha amaboko yabo uyihe umugisha, uko bahisemo kugukiranukira. Reka iriya migisha wanditse yuko uzabaho imigisha igasendera imivure yabo, igasendera bakabura naho bayikwiza. Nyemerera natura iyo migisha mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, tugiye kugutura atari uko turimo tugura nawe, ntabwo twagura nawe. Turagutura kuko twumviye ijambo ryawe. Turagutura kuko ijambo ryawe ari ukuri, yuko gutanga bihesha umugisha kurusha guhabwa. Turagutura Mwami kuko ibyo dufite ni ibyawe. Nibi tugutuye Mwami biha umugisha. Ntitwatinyuka kuza imbere yawe n'ibigayitse, tutamera nka Kayini. Ahubwo Mwami, aya maturo yacu tuzanye Yesu yaha umugisha, uzayakoresha ibyo kwagura ubwami bwawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.